You're my brothers and sisters. Gahunda ni kwa kundi tu as usual kuri Hot Time TV. Tuba tunenga ndetse tunashima. Yose tu inshuti yanjye nimba uziko ufite ubushobozi bwo gufasha umuntu byibuze ukamufashisha n'isamuni mw'iminsi ukaba utari wamufasha cyangwa se ukaba wicaye uziko kuva iyi covid yatangira nta kintu wari wabura mu nzu yawe ufite stock zifatika buri cyose gihari wirwa wishimisha ureba filime season zose zishoboka ariko nta muntu n'umwe arohereza n'isabuni y'ijana umenye ko ufite ikibazo kandi umenye ko umutima wawe atari umutima wa kimono utakiri umutima wo kubana ahubwo uri umutima wo kugira uti umutima wo gutabwa. Ikindi noneho yes of course kindano noneho abafite umutima mwiza niba abandi bafashije we wafashije komeza ugira umutima nk'uwo umutima w'ubutwari umutima w'ubwitange niwo mutima dukeneye mu iki gihe kandi nawo mutima uranga umunyarwanda wuje ubunyarwanda ndetse n'umunyarwanda kaze. Yes ngaye nguko rero so nicyo gihe cyacu rero ngo twiminjiremo agafu nyaboneka sinabunga ko baguwata cyangwa se ko bakubwira ngo fasha no nawe ubwawe sibyo uri umuntu ushobora kwitekerezaho akavuga uti ameze neza ariko ari umuturanyi nzi yaryaga uko yakoze yarababaye basi at least niyo amufashisha akantu gato burya gufasha ntabwo bigombera ikintu kinini gufasha ni ikintu kivuye ku mutima gusa niyo umuntu amuhereza akantu kose amuhereza kitu ukavanye ku mutima wawe karamushimisha kandi karamunezeza. So icyo wamuha cyose upfa kukimana umutima ukunze cyagira umumaro kandi cyakubarira imigisha ku Mana. Ariko ubugugu kwikubira nicyo kintu kibi cyane kiri kuranga abantu mw'iminsi. Nyaboneka itekerezeho tekereza ko abadafite ibyo kurya bihagije mw'iminsi wowe ko ubifite nacyo wahaye Imana kandi abatabifite nabo si kubgabo sibyo. Yes of course ntago ari kubgabo niyo mpamvu ugomba kugira umutima mwiza wa mutima wo gufasha wa mutima wa kimuntu utandukanye n'umutima wa kinyamaswa. Turi abantu turi abanyarwanda beza umunyarwanda mwiza numenya ko mugenzi we yatewe akaba yamutabara numenya ko mugenzi we arwaye akaba yamuheka akaba yamugeza kwa muganga kandi murabizi nacyo cyaranze abanyarwanda ba mbere batubereye urugero rwiza reka natwe ubu tugire uruhare mu gufasha bagenzi bacu. Nyaboneka please nimba wicaye uzi ko utari wafasha umuntu n'umwe kandi ubizi neza ko ababaye ubizi ko ari abantu barenga 5-10 abaturanyi bawe bababaye ukaba utari wakora akageste na gato cyangwa se akantu gato yangufashe mugenzi wawe umenye ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi kirakomeye vraiment kirakomeye cyane. Niwo mwanya nkwaye ngo witekerezeho utekereze ku bantu mubana utekereze ku baturanyi bawe utekereze ku bavandimwe wibaza uti ese kiminsi induka kisari gatebe gatoki ejo ngiye biramutse bigenze uko iminsi kamindukana ese naba mfitiye ishusho mu baturanyi cyangwa se mu bantu. Reka iki gihe tugeze mu cyo gihe kiza cyo gufasha it's a good time yo kuba wafasha umuntu ni igihe kiza cyo gusavinga imigisha igihe kiza cyo kugaragariza abantu urukundo kiza cyo kugaragariza abantu ko nta buryaryo bafitiye aburya kugira ngo inshuti nziza yibonera hehe mu byago no uzabonera inshuti yawe uwabaye n'uzabonera uzaguheka n'uzabonera ukuri hafi donc iki gihe surtout ino covid-19 igiye kuzafungura imitima y'abantu itwereka imitima y'abantu itwereka uko abantu badufata itwereka uko abantu badutekereza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Birambabaza cyane nk'iyo utambutse ahantu surtout wenda ntago mw'iminsi ntago twemereye gusohoka turabizi ariko ukabona unyuzana umuntu arimo arasitokinga imifuka ingahe yaragura imifuka 5 y'umuceri 2 y'akawunga ariko ugatungurwa no kumva ngo mu by'ukuri nta muntu n'umwe arahereza nivere iyonyine y'umuceri kandi nyamara arabizi ko abaturanyi be bababaye. Hato na hato ari naho bakimena ibiryo mw'iminsi tuti wenda nubwo ibihe bimeze nabi ariko ari bakimena ibiryo wamenye ko azirikana ko ari abababaye babikeneye. Gufasha ni igikorwa umuntu ashobora gukora bitamusabye ikintu kinini nongere mbisubiremo. Gufasha umuntu doesn't mean ko uragenda ufate stock yawe nimba ufite imifuka 5 ngo umwe umufuka umwe cyangwa 2 no niyo wamuhereza iba kuri mwe it's enough. Gikorana umutima ukunze icyo kintu ndabizi neza ko kizaguhereza umusaruro mwiza cyane.
ndetse numva benshi bagiye bafasha mu bahanzi ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye bagiye bafata ku mishahara yabo. Ngire mwarabyumvishe, biravugwa kuri televiziyo, amaradiyo bicaho. Umuntu agafata salary akavuga uti ngewe umushahara wanjye wo kwezi reka ngire utereka ngufashishe abababaye, ntagaruke amafaranga nawe nane kugenda ngo ayarye neza. Uzi ko ushobora kwanga kurya inyama kugira umuturanyi wawe musangire ibidahenze. Ushobora kwivuga gutya mu kumva ngo wenda si tu ugasanga natangiye kubifata ukundi kuntu, ariko wibifata uko, ahubwo twebwe icyo tugamije no kugira ute no gutabarana. Uzirikane ko ari gishobora kugera n'ibyo ufite muri stock yawe wanze kusangira na bagenzi bawe, bikangombwa ko nawe utakibashije no kubiryaho. Reka tugire umutima wo gufasha, tugire umutima wo gutabara. Igenzura utekereza umutima wawe, uvuga uti ese mbane ute abaturanyi? Ese ko wanshimaga ko ndi umuntu wishoboye, ufite ubushobozi, ufite akazi keza, kandi nanjye koko nkambizi kandi nkambibona ko mfite akazi keza kandi mfite n'ubushobozi, ndetse mbayeho neza, ngenda mu modoka nziza, ndara mu nzu nziza, ariko nyuma y'ibyo byose iminsi turimo iki gihe iradusaba gufasha kumenya abavandimwe bawe, kumenya abaturanyi bawe, kumenya imiryango yawe, yaba abo mubana ndetse n'abo wasize hirya kure yawe. Simbatiriza gufasha, ariko ndabinginga nyaboneka mugire umutima wa kimuntu, mugire umutima ufasha. Nagiye kenshi numva abantu bamwe bavuga uti ntabwo ushobora kumvisha umukire uburyo umukene ngo yabuze igiceri cy'ijana. Imyumvire nk'iyicike, birashoboka. Iyi ni isi, kandi isi turimo ni ishuri, benshi murabizi, ni isi y'ubusharire. So why not? So twavuga kandi twavuga byinshi, ariko abo mbwira yamura abantu bakuru, kandi mwese nkakwimijiramo agafu, mwakwikosora abo bitagendaga neza, abo bigenda neza mugakomeza mukagira umutima mugafasha bagenzi banyu bababaye. Gufasha ntacyo bitwaye, gufasha no umugisha, gufasha no kwiteganyiriza. So ni Hot Time TV, murabizi day by day, buri munsi tugomba kuganira, byakwanga byakunda. Uradukurikira kuri YouTube Hot Time TV, ariho hano uri kurebera iyi video, urakanda subscribe kugira ngo n'izindi videos tugenda tubahereza, tuganira, twungurana ibitekerezo hano mu rugo umunsi ku munsi, tujye tubasha kugira ute gusangira ibitekerezo ndetse n'inama. Yes, nyuma ukanda subscribe, birumvikana wibuke kugira ute gukaraba intoki ndetse n'amazi meza cyane uko byategetswe cyangwa se nkuko ubigomba, kugira ngo ubashe kwikingira cyangwa se kwirinda, kwirinda COVID-19. Ni narwo rukingo burya. Karaba intoki zawe neza n'amazi neza cyane, intoki wumve ko wazikarabye neza cyane, ibintu bizagenda bigenda neza. Wirinde kuramukanya n'abantu, mwirinde gusohoka bari kubinzinga, situ twe ku rubyiruko mwihangane, mugume mu rugo. Igihe ibi byose bizaramuka birangiye, tuzabyina insinzi twese nabikuba nta kibazo cyateye. So see you, twongere gura mu mandi ma videos aragenda akurikira mu bindi biganiro dufite imbere. Bye bye, ciao ciao, ndabakunda cyane. Yes.